bakunze b'abanaziri tubahaye ikaze buri wese aherereye mu bihugu bitandukanye haba muri Australia, Canada, Amerika ndetse no muri Afrika no muri za Europe. Mwese tubahaye ikaze kubana namwe no mugisha kandi tunabashimira uburyo mukomeje kugenda mudukurikirana umunsi ku wundi mu bikorwa bya buri munsi tugenda tubategurira. Turabashimiye, Imana iba mugisha. Ubu rero uyu ni wa mwanya abanaziri twatekerejeho gusohoka cyangwa se kujya out tukaganira tugasangira tukaganira ku byubaka umurimo ndetse tuninegura ku mwaka washize n'imyaka yashize n'imyaka turi kujyamo nk'abanaziri. Rero tubahaye ikaze mwese mudukurikirana. Uyu ni umwanya rero tugiye kugenda tubaganiriza mu baririmbyi batandukanye mugenda mumva amajwi yawe. Rero tubahaye ikaze. Hano turi kumwe n'umuririmbyi bita Grace, tuguhaye ikaze. Amakuru ni meza. Ko wishimye cyane? Ndabizi. Nishimiye kuba hano hantu no kubana nawe nyine no kubabona mwese. Nishimye cyane. Wishimye cyane? Cyane. Uvuye no muri Afrika, i Rwanda hagufashe neza? Cyane. Ndabona ntacubaye. Okay, watangira wibwira abantu uri Grace. Grace ni umuntu ki mu banaziri? Murakoze kuko bari babivuze twa Grace dukora ndaririmba mu banaziri. Wemba mu banaziri. Uririmbiriye ijwi Grace? Ndirimba soprano. Urimba soprano. Turagushimiye cyane. Ese mu myaka umaze mu banaziri wawe umaze imyaka ingahe? Ni ibiki byiza ubona ukundira abanaziri? Umaze imyaka 5? Ni myinshi. Abanaziri niki wabigiyeho mu myaka 5 maze? Abanaziri nabigiyeho gusenga, kuririmba nyine. Ese abantu nyine bazi kuririmba ariko cyane no gusenga. Asante sana, turagushimira cyane. Niki wakangurira ku bantu batari mu banaziri kugira ngo baze? Nicyo bakangurira ko muragira ngo muze mu banaziri. Hari byinshi cyane biri mu banaziri bakagombye kumenya. Nshobora gukangurira muze mu banaziri ari byinshi gusabira. Asante sana. Hano turi kumwe n'umunyamavuta cyane, umuririmbyi mwiza Eric, tuguhaye ikaze. Thank you so much. Watangira wibwira abantu ni uri umuntu ki? Sorry, cyambere narushe. Icya kabiri ku mazina ni Eric, twishime kuko mubimenyereye n'umuramyi wanyu mukunzi. Turanezerejwe no kuba turabanaziri. Eric, ndabona mwakoze urugendo rwiza rwo gusohoka cyangwa se gutembera nk'abanaziri muri rusange. Niki niki wakundiye abanaziri cyatumye uba umwe muri bo? Ni byinshi. Murakoze cyane kandi kubaza. Ako ni byinshi umuntu yakundira kuba umunaziri. Abanaziri ni umuryango mugari, ni umuryango mwiza witanaho cyane. Kandi kuba umunaziri bituma wisanga. Hari abantu benshi bakunze kuba mwikanisa gusa ariko badafite amahoro. Abanaziri rero tukwereka urukundo kugeza isagarutse. Kugeza isagarutse. Nandi magambo abanaziri barangwa. Urinjira tusohoka. Eric, umaze imyaka ingahe uba mu itsinda ry'abanaziri? Itsinda ry'abanaziri ndimazemo kuva naryakaba muri Australia. Kuva ryakaba muri Australia. Kuva ico gihe uracyari umunaziri? Ndi umunaziri na n'ubu. Ico wakwifuriza abantu batari mu banaziri cyatuma baza mu banaziri niki? Abanaziri ni ministere idashingiye ku kintu runaka cyangwa itorero runaka. Abanaziri harimo inzego zose ukenera. Icyo ushoboye uri umunyamasengesho, uri umuririmbyi uvuga ati nje kuririmba byarananiye no guruka. Abanaziri uvuga ati nje
ukatuje ndugu ukatubwati byose birashoboka. Mbese mu yandi magambo abanaziri bakuyemo amatsinda menshi atandukanye. Dukuyemo byose bikubiyemo kabisa. Eric asante sana turagushimiye. Thank you. Kandi ukomeze uryoherwe. Asante. Nuvuga mu yandi magambo hano abanaziri ni itsinda rinini cyane rigari. Umuntu wese yakwifuza kujoininga. Rero turifuza umuntu wese ko utari mu itsinda abarizwamo, waba muri korali kanisa, waba uri umuririmbyi, waba uri umukristo usanzwe mu kanisa ariko ufite itsinda uhuriramo n'abandi, biba byiza bibakarusho. Hano turi kumwe n'abashiki bacu beza cyane. Oya mureke kugenda mugume hano. muze hano. Muze. Hano turi kumwe n'abashiki bacu. Ngwino hano. Muze mugaragare kuri kamera. Komeza uze. Hano hari bashiki bacu bagira amasoni cyane. Murabona hano abanaziri n'itsinda rikomeye. Yes? Fashe mikoro zombi. Hano turi kumwe n'abahungu tubona b'abasore cyane. Tubaha ikaze. Turi abanyamurenge pili. Muri abanyamurenge pili? Ngande umunyamurenge wa mbere yaresha nani. Yes, namwe mu joining muze mugaragare. Mwatangira mutwibwira. Amazina n'Imbarato Mikael. Nanje amazina n'Ingiriyomba. Nitwa Egide. Yes, eka tunahere kuri Egide agifite microphone. Egide ese abanaziri bamenye ryari? Abanaziri amaze igihe kinini mbamenye. Namenye kuva nkiri muri Afrika. Ukiri muri Afrika? Kugeza ndi hano abanaziri ndabazi. Mu yandi magambo uyu numwe mu bacuranzi b'abanaziri batangiye, ndatekereza ko ari we mucuranzi wa mbere watangiranye n'abanaziri n'itsinda ry'abanaziri. Baratangizanyije n'abandi bataraza barimo namwe. Yes, Egide arakoze cyane. Egide, mu myaka umaze mu banaziri, niki wakundiye abanaziri cyangwa se niki wigiye ku banaziri gituma ukunda abanaziri cyane? Ni byinshi ariko ijambo rimwe byonyine warubaje icyatumye icyo nigiye ku banaziri. Yes, cyo wigiye ku banaziri. Ubundi ijambo banaziri tugiye muri detaye ni birebire. Hari umusore numvishe ariho abwiriza, none abwiriza hejuru y'abanaziri. Avuga Samson yahemukiye abanaziri. Avuga ijambo ritoya Samson yakoze ahemukira abanaziri. Imana yari Samson umunaziri. Imana ibwira nyina ngo uwo mwana ntihakagira icuma cogosha kizamuca ku musatsi. Rero aho yaje guhemukira abanaziri ni gute? Yaje kumenya ibanga ryiwe n'Imana. Abahemukiye abanaziri. Abanaziri cyo nabigiyeho n'abantu bagira ibanga. Asante sana. Mani magambo mu myaka umaze mu banaziri wabigiyeho ikintu kibanga. Ikibanga kandi gikomeye. Ikintu wakangurira abantu bose, hano hari abantu benshi bari mu makanisa, bamwe n'abaririmbyi abandi n'abakristo basanzwe mu makanisa yabo. Ese niki wabakangurira abatarajoininga kuba abanaziri? Nta kintu nababwira. Ngira ngo byinshi bamaze kubibona. Kuba ikaze. Nibaza dufatikanye uyu murimo twese dukomeze dukorere Imana. Abanazitsinda ry'abanaziri ntabwo ari itsinda ry'umuntu ku giti cye, itsinda ry'abantu bose bahurira hamwe kugira ngo bazamure ubwami bw'Imana. Cyo bashishikariza nibaze dufatikanye kuzamura ubwami bw'Imana. Asante sana. Hari abadukurikiye wenda bashobora kutamenya intego y'abanaziri. Ese intego y'abanaziri ni irihe? Intego y'abanaziri rero kugira ngo abanaziri aho bari hose ku isi barayizi. Kandi si ubwa mbere baba bagiye kumva intego y'abanaziri. Ngiye kubivugaho cyane naba ngiye kurengera, ariko dufite umuyobozi wacu. Ndakeka ubundi niba uza kubivugaho
mu yandi magambo niwe ufite byose Aisha y'abanaziri. Aisha y'abanaziri. Ya turi kumwe na Michel yatangiye atubwira ko ari Michel umaze imyaka ingahe uri kumwe n'abanaziri? Ndumva uri no kuvuga ku ndimi waba uri umuyumbe Michel? Oya. Ubuyumbe abantu gabafasfaya mu bintu bitandukanye ariko kuri njewe ubunyime sindinjira mu itsinda ryabo ariko mbwami bwana twese turabayumbe. Twese murabayumbe. Twese turabayumbe. Asante sana. Michel umaze imyaka ingahe mu itsinda ry'abanaziri? Itsinda ry'abanaziri I think 2022 imyaka 3. Imyaka 3. Mu yandi magambo muri iyo myaka 3 niki ushima nk'abanaziri mushobora kuba mwaragezeho cyiza ukumva nishema kuri wowe kandi ukumva rishishikariza umuntu wese kuba umunaziri? Ikintu cyiza twagezeho kimwe nyine notekereza mu nyine ni ubumwe especially nononga kandi ukuntu amakanisa yacitsemo abapasiteri baducamo bagashaka kutwemeza ko tarabagakiza kandi nk'aho bagatanze. Hano hari abapasiteri bacamo abantu se? Mwami Yesu no mundebe neza nzoze mukoresha ikiganiro gifatika bazatwemeza ko tudakizwe kandi agakiza k'Imana karatanzwe gusa. Yes, Michel abanaziri bo baradufashe sorry nzangira emotion iyo ngeze kuri kamera. Ikintu kimwe nabakundiye nyine aho nari mbikuriyeho habayemo gutandukana kw'abantu. Yes. Especially mu bintu bijanye n'amakanisa. Kubera abanaziri ni ministeri ikorera nyine mu bintu by'amakanisa, bintu nyine bijanye n'ubwami bw'Imana, ariko bo bakomeje kubahama. Urebye nk'ubu nyine nka 90% y'abantu bose baba mu banaziri hano Brisbane. Yes. Twese dusenga mu makanisa atandukanye. Ariko iyo duhuye mu munaziri ntabyo bintu dusengera gute icyo kintu cyenda gishimwa cyane. Kandi n'abantu batari barisanze nyine no mu ikanisa twisanze. Mu yandi magambo mbese abanaziri bagenda bava mu makanisa atandukanye. Amakanisa yose hano amakanisa atarimo abanaziri ntango ntaye. Michel urakoze cyane. Mu yandi magambo hari abantu bari mu ikanisa ariko batari abaririmbyi bakumva ko kujya muri ministeri ugomba kuba uri umuririmbyi gusa. Ese niki washishikariza abantu? Tugira inzego nyinshi hano cyane. Mugira inzego nyinshi cyane. Niki washishikariza abantu bari mu ikanisa bicaye ariko bifuza kujoininga ministeri ariko batabona uko bayijoininga kubera ko wenda bazi ko ministeri kuyijoininga ushobora kuba ari umuririmbyi gusa? Ntabwo ari uburinzi banaturebye. Hari wari wambona mfashe mikoro. Uburinzi bw'inzu hari nige wona bagusa n'umuntu washaka ntunaza muri event zabo washaka tunabe no muri ma video shoot nyine kuko batubona bagusuka mu mutera nkunga hariho n'ibindi bikorwa nyine bakorera abantu. So ibizo gusa ni ibintu bisanzwe niko kuba mu yindi ministeri isanzwe. Yes. Muri market ntabwo uri kuvuga ngo mpaka uzozikora ibyo baba bakora. Wokora gusa nimba bafite nk'ahantu bafasha nimba bafite nk'umuntu nyine basura urwaye nyine kintu. Naho kuba umuririmbyi twese turi abaririmbyi ahubwo abaririmbyi gani nabo bake. Nibo bakeye. Nibo bake. Asante sana Michel. Katatu tunakubaza kino kibazo. Turabona uri mu itsinda rya ministeri ry'abanaziri kandi tukabona ufite amadred kuri bamwe bumva ko umuntu washize amadred ashobora kuba ari umuntu w'umupagani cyangwa se umuntu w'ikirara. Mu yandi magambo mu muco wacu w'abanyamurenge cyane akenshi bumva ko umuntu washize amadred ari umuntu w'ikirara. Ese Michel wadutandukanyiriza byibuza kuko ari abantu wenda bifuza kujoininga muri ministeri bashobora kuba bafite amadred cyangwa se bashobora kuba wenda bafite akandi kantu bashobora kumva ko batari open kuba wenda bajoininga abandi. Ese wowe ntacyo niko wadusangiza muri make? Ikintu gusa nabasangiza iyi ministeri ntawo baguze. So baguze mu kinyarwanda. Ntavangu. Yes. Uko meze kose woba umugaye woba ku kagari wowe ufite dread wowe ufite uruba twese turi bamwe nta mukuru nta muto no kubahana mwese murubahana twese turubahana kandi buri muntu uko umuntu ni abantu bose duteye kimwe. Yes. Ureze wacu hano nta musatsi undi araho ufite undi hano ntaho baguze kabisa ntavangu. Mu yandi magambo umuntu wese ari niwo kwisanga ari isanga cyane. Kandi numva ko nanjye dread atari caho
sinzi Ejide wenda nimba yabidufashamo nawe numva ko umuntu washizemo dread nta caha kirimo. Birategwa n'umuntu uko abyumva ariko biti cyane ndumva ko dread ntabwo ari icaha. Kubera iki? Niba byakabaye ari icyaha no gutunga umusatsi mwinshi nabyo byakagombye kuba ari icyaha. Ariko ndakeka dread buriya utarareba umutima w'umuntu umenya umutima w'umuntu n'uko igihari. Hari igihe ashobora kugira dread ariko umutima we ari sawa. Rwanda numva dread. Yes, impamvu nabaje iki kibazo no kugira ngo duhereze ikaze umuntu wese wumva ko adashobora kujoininga ministeri cyangwa se adashobora kuba umwe mu itsinda abandi barimo bitewe wenda n'inyogosho cyangwa se imisatsi cyangwa se ibindi bintu. Ahangaha ni tele nziza, ni ikibuga ciza abantu bose bashobora gukoreramo kandi bakurerera ugakura neza mu buryo bw'agakiza. Hariho umugabo wavuze iwe ikimubabaza ni abantu baroba ifi ziri ku isahani bakagombye kuja kuroba ziri hehe? Ziri mu nyanja. Bisobanura ko abenshi baroba iziri ku isahani. Kandi wakagiye kuroba ziri ku nyanja. Rero abanaziri ntago baroba ziri ku isahani, baroba ziri mu nyanja. Bisubiye ko umuntu wese yaba afite amadrede yaba ameze ate araza akajoininga ibindi n'iby'Imana. Asante sana Ejide, turagushimiye cyane ndetse tunashimira na Michel. Abanaziri abatari mu banaziri twabakangurira kuza tugafatikanya. Aha iri ni itsinda ry'abamama cyangwa se ababyeyi bacu badushumbye cyangwa se batuyoboye. Murabona hano harimo urubyiruko, harimo abakobwa, abahungu n'abamama n'abapapa. Aba ni ababyeyi bacu. Buriya iyo uri mu itsinda ryiza haba harimo ingeri nyinshi. Hano turi kumwe n'umubyeyi umwe, yatangira twibwira. Murakoze cyane. Amazina ni Nyamasomo Nyabikiza. Nyamasomo Nyabikiza. Yego. Tuguhaye ikaze hano mu kiganiro. Ese Nyabikiza, umaze imyaka ingahe uzi Minisiteri y'Abanaziri? Ndakeka ko ari imyaka 2. Yego. Umaze imyaka 2 uzi itsinda ry'Abanaziri hano muri Australia yonyine. Yego. Muri iyo myaka 2 ese ni iki cyiza umaze kubonera ku banaziri wumva washishikariza n'abatari mu banaziri kujoininga? Ku giti canje ivyo maze kubona mu banaziri ni ibintu byinshi kandi byiza. Ni byinshi cyane, ntago nshobora wenda kubivuga byose ngo mbirangize, ariko ikintu cyambere nshobora kuvuga cyambere kiruta ibindi byose na muri iki gihugu turimo, ni igihugu kigoye cyane kukibamo no kugitungiramo abana, reka mbivuge gutyo. Ariko ikintu cyambere cyiza naboneye ku banaziri nuko bashoboye gukusanyiriza abana bato b'abasore hamwe, abasore b'abahungu n'abakobwa, bakabazana mu nzu y'Imana. Yego bari basanzwe mu nzu y'Imana ariko byabaye akarusho muri make. Yego. Kuba muri ababyeyi mugakorana n'abana mwumva ari ibintu byiza cyane. Ntacyo bidutwaye kuko turi n'ababyeyi, dufite abana mu mago yacu. Gukorana n'abana kandi si umurimo mubi wo kuvuga ngo twogira isoni yo gukorana n'abana, ni umurimo w'Imana, ahubwo biduhesheje ishema gukorana n'abana. Asante sana. Ni Nyamasomo, ni umubyeyi umwe ufite abana arerera mu itsinda ry'abanaziri cyangwa se abandi batandukanye. Ese muri iyo myaka niki washishikariza abamama bari muri iki gihugu kiragoye kurera abana? Niki washishikariza abamama badafite abana bari mu itsinda rya Minisiteri cyangwa se batari mu itsinda ry'abanaziri? Ndumva wenda umwana wanje ambwiye ngo ndaja mu banaziri, ntabwo namubuza kujayo, ariko
no wenda nagerageza kumubwira ariko sinamupushinga sinanamufosinga kujamo abikeneye rwose ntago uza kujamo kuko ntabwo ari ahantu habi, ntabwo azaba ahisemo nabi, azaba ahisemo neza kuza mu muryango w'abanaziri. Asante turagushimiye kandi ese turabona hano muri nk'ahantu ku mazi ku nyanja, ese mwaje gukora iki nk'abanaziri? Ni byinshi, twaje gusabana nk'umuryango w'abanaziri, twaje mbese nimvuga gusabana, twaje gusangira, twaje kwishima nubwo tugize akanya gatoya hano, ariko njewe ku giti cyanje kuba ndi kumwe n'abandi bantu, kuko muri iki gihugu urabizi ko muri muntu aba yihugiyeho ari mu nzu cyangwa ari mu kazi mu za gahunda zitandukanye, ariko umwanya muto tugize ahangaha rwose twaganiriye twishimye, n'ibindi wenda twaje gukora ntabwo ari ngombwa ngo mbishire mbivuga ahangaha. Asante sana, turagushimiye cyane kandi gira ijambo rimwe wabwira abantu badukurikiye kuri za kamera ndetse n'abadafite abana bari mu banaziri, wenda ni icyo kimwe cyiza wabakangurira. Mu magambo ahinye ni ukuri abanaziri turi umuryango mwiza, ni umuryango w'abakristo. Wenda hari abashobora gutegera kino kiganiro batazi ngo abanaziri ni iki. Abanaziri ni itsinda n'abakristo basenga Imana, bemera umwami Yesu nk'umwami n'umukiza wabo. Naho kugira icyo noshishikariza ababyeyi badafite abana, rwose umwana wawe nakubwira ko ashobora kujoyininga abanaziri, ntukamubangamire kuko ntabwo azaba ahisemo nabi, azaba ahisemo neza. Asante sana, turagushimiye kandi ugira umunsi mwiza. Murakoze cyane nawe. Reka hano turi kumwe n'umubyeyi wacu. Hagarara. Oya, hagarara. Nubundi ibi turi kuvuga ariwo byofasha. Hari ababyeyi badakunda kamera, hano ndi kumwe n'umwishwa wanje. Biroroshe. Hano ndi kumwe n'umwishwa wanje, yatangira atwibwira. Tuguhaye ikaze mama. Ariko ntagabaye. Tuguhaye ikaze cyane. Murakoze. Watangira wibwira abantu badukurikiye. Je nitwa Kadabagizi Yarine. Wazamura ijwi cyane. Ndumva ari njye ngiye ndabizi. Witwa Kadabagizi Yarine. Ese Kadabagizi Yarine umaze imyaka ingahe ukorana n'abanaziri? Imyaka 2. Maze imyaka 2. Muri iyo myaka 2 se abanaziri ni iki cyiza wabakundiye wumva kubashishikariza umuntu wese kujoyininga? Abanaziri ni umurimo mwiza. Umurimo mwiza w'urukundo. Kubera ko abanaziri cyatumye nje mbakunda, cyabuza cyatumye mbajoyininga nuko baba mu muhamagaro wanje. Bafasha imfubyi, bagafasha abapfakazi, abantu batishoboye. Kandi ibyo ngibyo biba mu muhamagaro wanje, nza mbikora mbikunze. Niyo mpamvu yatumye mbajoyininga kugira ngo tubashe gukorera hamwe. Yes. Ese hano waba ufitemo abana urerera mu itsinda ry'abanaziri se? Yego, barahari benshi. Barahari benshi. Niki washishikariza abamama bafite abana bari ahantu hatandukanye, wumva bo bashishikariza kurerera abana mu itsinda ry'abanaziri? Nifuza ko nabo baza kugira ngo babashe kubana n'abana. Iyo uri kumwe n'umwana ubasha kumwegera cyane, ndetse no kuba ibikorwa byose bakora mukaba muri kumwe biba byiza cyane, kubera ko ubaheza uburere aho hantu. Ubaheza uburere. Asante cyane, turagushimiye. Kandi tuguhereza congratulation, ukomeza buriya ni ibintu bitaba byoroshye kuvuga ngo uri mu itsinda rimwe n'abana bawe. Abenshi bakunda kutabishyigikira, ariko turagushimiye kubwo gukomeza kuba hafi n'abana. Iki gihugu ni igihugu kigoye, udafite abana bari mu itsinda runaka kubarerera biragoye. Niki wabwira ababyeyi byibuza muri biki umaze kumenya cyangwa se mu byo umaze kubona bigoye hano kurerera abana? Icyo nabasha kuvuga mbere, nakubwira impamvu cyane ari byiza kubana n'abana, ni ukugira ngo bereke ko igikorwa barimo ari cyiza.
urabasapotinga ukabereka imbaraga iyo bibi by'abana abantu bobyisi by'abana ariko iyo birimo abantu bakuru bumva ko ari izindi mbaraga bigira agaciro kenshi kubera ko biba birimo abantu bakuru rero kugira ngo tubereke ko bari mu gikorwa ciza kandi c'Imana niyo mpamvu yatumye tuvuga ngo reka tubasapotinge tubabemo kugira ngo tubongerere imbaraga tubasapotinge. Murakoze cyane kandi ukomeze batwiyoge kubaza turabona muri ahantu ku mazi mwatembereye ese niki cyabazanye hano nk'abanaziri? Ikintu cyatuzanye ni igikorwa cy'urukundo nkuko nyine hari ibiganiro tuhafitiye urumva dutangije umwaka turi mu kwezi kwa mbere urumva turangije umwaka twaje gufata ingamba z'uyu mwaka twaje mu igenamigambi byo tuzagenderaho muri uyu mwaka nibyo twajemo. Murakoze cyane mugira umunsi mwiza. Murabona abanaziri hano bari mu bintu byiza by'ubusabane twavuga ngo ibi ni ibintu byiza cyane twatangira duhereza ikaze mushiki wacu muraho neza. Watangira wibwira abantu badukurikiranye. Sekreteri mukuru mu yandi magambo ikigega niwo gifite cyose se cyose ekonomi yose amazina ndetse n'umwuga cyangwa se umurimo ufite mu itsinda rya ministeri kuko turabona hano uri gudutegura ibintu byiza cyane ndabona ubunyobwa ndabona imbuto biriya bindi ni ibiki ibintu byiza cyane watangiye twibwira. Nitwa Elise. Witwa Elise umaze imyaka ingahe mu itsinda ry'abanaziri? Uri mushasha? Umaze imyaka 2. Muri iyo myaka 2 Elise niki umaze kubona cyiza umaze gukundira ministeri y'abanaziri? Byose nk'ibihe byibuza nk'ibintu nk'abintu bose abanaziri bose aho baje n'abantu beza. Abanaziri n'abantu beza. Ibintu byiza nk'abingahe wasangiza abandi badukurikiye? Cyambere abanaziri bagira ubusabane n'abandi barabugira yego ariko twebwe tuza dusaka bihariko ariko tugira ubusabane urabona ni nacyo cyatuzanye hano ubusabane dusangira hamwe n'inshuti ubona ko turi mu ntango z'umwaka yawe nyine twishimanye twifurizanye umwaka mushasha ibintu nk'ibyo ngibyo ikindi abanaziri tugira dukunda umurimo cyane dukunda umurimo nyabona dukunda umurimo wumva ukora wumva ukunogeye ukora umusekreteri uraguhagije hano turi kumwe na mushiki wacu hano ndabona ndi kumwe na mushiki wacu muraho watangira wibwira abantu? Njyewe nitwa Mignone nuye Australia ndi umunaziri. Yego. Mignone abanaziri bamaze imyaka 2. Yego. Iki maze gukundira abanaziri bumva bashikiriza umuntu wese gukunda cyangwa se kujeni? Abanaziri ni ministeri nziza idufasha kumenya kwegera n'Imana kumenya ibintu byo ijambo ry'Imana indirimbo kumenya kuririmba mbese biyegereza Imana kurusha ibintu byose. Umwana ufitemo uyiherode niki niwe murimo wumva ukora kumva urakunogeye cyane? Ikintu kimwe wabwira umuntu wese udukurikiye utari mu itsinda ry'abanaziri wumva woshishikariza kujoyininga? Baze dukora umurimo w'Imana. Asante sana turagushimiye cyane. Nkuko mwabibonye hano twaba turi mu gikorwa cy'abanaziri bo muri Australia ishami rya Brisbane cyangwa se ishami rya muri Queensland ririmo amastate atandukanye. Aha twaba turi mu gikorwa cy'abanaziri aho twari twasohotse mu buryo bwo gutangira umwaka se
cyangwa se mu buryo bwo kuganira n'ibikorwa bishasha no kwinegura ku byashize. Aha turi kumwe n'umuyobozi wacu mukuru, yatangira twibwira. Urakoze cyane, nitwa Mubiri Alex. Yes, Mubiri Alex. Ugerageze uzamure ijwi. Nitwa Mubiri Alex. Mubiri Alex ni umuntu ki mu banaziri? Ndi representa w'abanaziri. Urakoze cyane. Mubiri Alex ni umuyobozi mukuru w'abanaziri, akaba ari we umuvugizi mbese wa Minisiteri y'Abanaziri ikorera mu gihugu cya Australia. Mubiri, ese abanaziri batangiye ryari? Mumaze imyaka ingahe mukora? Ubu ngubu aho mumazije kugera murabona hameze gute? Mu magambo make kugira ngo babona ko hari ibikorwa byinshi biri inyuma bidutegereje, yafata umwanya atubwira mu ncamake. Urakoze cyane. Tumaze imyaka 3 hano muri Australia dukora. Ibikorwa dukora ni byinshi bitandukanye ku buryo tutabivuga mu mwanya dufite hano ngo turangize, ko dufite ibintu byinshi twaje gukora hano. Twaje gusangira, twaje guhanana impano, twaje kuganira, twaje mbese gukora ibikorwa dufasha kugira ngo tuganire twinjire mu wundi mwaka neza. Abanaziri rero dukora ibintu byinshi bitandukanye, bimwe tuzaza tugenda tubibereka uko iminsi igenda isa. Murakoze cyane. Ku bwinshi tugiye ko mwaje hano muje kuganira no gusangira, ese nico kintu nyamukuru cyabazanye cyangwa se hari no kwinegura ku myaka yashize mutakoze neza, bimeze gute? Ikintu nyamukuru cyatuzanye ni ukuganira cyane kugira ngo dufate icyerekezo cy'uyu mwaka no gusangira hamwe. Wabonye ko twasangiye no guhanana impano hagati yacu muri twe. Nibyo bintu byari byatuzanye hano Gold Coast kugira ngo tuganire. Murakoze cyane. Mubiri watuteguriye ahantu heza, murabona hari view nziza, ni ku mazi. Abantu batahazi ni ahantu bita Gold Coast. Murabona abayoboke cyangwa se bamwe mu banyamuryango baranezerewe, barishimye. Ni nkaho mwateguye ibintu byiza. Ese ku bantu badukurikiye wenda bahora bakurikirana amalink yanyu mu bikorwa bigenda bitandukanye, intego y'abanaziri ni iyihe? Intego nta yindi ni ukwamamaza ubutumwa bwiza tubicishije mu buryo butandukanye, uburyo bw'indirimbo, uburyo bwo gufasha, uburyo nk'ubu ngubu twajemo hano ni ukugira ngo dufate urubyiruko twibumbire hamwe twamamaza ubutumwa bwiza. Urakoze cyane. Ese mu buryo bwo kutangaza ivugabutumwa, hari abantu bicaye mu makanisa badafite igikorwa bakora kandi wenda bashobora kuba bajoyininga bakaza gukora umurimo w'Imana. Ese nk'abo ngabo ni iki wabakangurira, cyangwa se nibihe byiza biri mu banaziri wabakangurira kugira ngo baze bafatikanye biyumve mu murimo w'Imana? Ibyiza ni byinshi, gusa kutujoyininga dufite amategeko tugenderaho, ariko cyane twebwe ni urubyiruko rwishize hamwe kugira ngo turamye Imana, duhimbaze Imana, ariko ntawe duheza wese wari we wese kutujoyininga ari free bitewe n'uko yujuje condition dusabwa. Hano rero dufite amategeko tugenderaho kugira ngo ube umunaziri. Iyo yujuje turakwakira, ndetse n'abandi bose bari ahantu hatandukanye. Nta muntu n'umwe uwo dusaba kugira ngo aze dufatanye kwagura ubwami ngo tumwangire. So tunabashishikariza uwo ari we wese wakwifuza kutujoyininga yabigeza ku nzego zibishinzwe. Ni karibu rwose. Murakoze cyane. Uravuze ngo hari amategeko abisaba. Ese ayo mategeko hari ayo ushobora kuganiriza abantu badukurikiranye byihuza wenda bizabashe kuborohera kugira ngo babashe kuza mu murimo w'Imana? Amategeko abiri y'ingenzi twubahiriza cyane, icambere ni ukuba ufite aho ubarizwa mu itorero. Cya kabiri wenda tugenderaho cyane ni ukugira ngo twakira abantu, tugendera ku bintu byinshi bitandukanye, ariko icambere dukunda kwakira umuntu uko yaba ameze kose. Ariko twe duharanira cyane kugira ngo tugerageze kwigishanya uburyo bwo gukorera Imana, ufite discipline, uburyo abana mwokura muramya Imana, uburyo twotoza abantu kuririmba, uburyo twotoza abantu gusenga, ibintu byinshi. Ariko ni nk'ibyo bintu cyane twibandaho, kuba ufite adresse yawe usengera. Iyo utayifite turakwigisha, tukaguha orientation ya church, ugakomezaho umurimo w'Imana. Murakoze cyane.